nyishyurira kaminuza yigenga umwana wanjye, umukobwa wanjye anywa amata, ntihazabura amata ku ruhimbi. Umusore wanjye rwose rushinga bigwi, abona ko ari umusore rwose amasoso nk'aya Musinga, umusore ushinguye. Ni iwabo w'amata avuna imitozo, ni iwabo w'abeze n'abaheza ruhimbi. Nkuko mubibona tugeze hano tugaragiwe, ntabwo turi twenyine ariko tuje dutwaye icyifuzo cy'umuvandimwe cyangwa se cy'umuhungu wacu. Umuhungu wanjye rero yangejejeho icyifuzo cy'uko yakunze umugeni wo mu rugo rwanyu. Mu rugo rwacu rwose dufite abageni, dufite abakobwa beza ruhimbi, ni iwabo w'amata avuna imitozo, ni iwabo w'abeze n'abaheza ruhimbi, ni iwabo w'aho inyange zinyagirana n'inyambo. murisanga. Murakoze cyane rwose. Turabizi umwari wanyu, umusore wanyu rwose yaramwiyeretse, mbona koko ni umwana wanyoye amata, ni mutumika, ni zirakamwa, ariko ni mukugajana, ariko nubwo ari mukugajana rwose, akaba ari mutumika, akaba ari zirakamwa, ariko inka hari ikizisimbura. Inka igira ikisimbura, urakoze cyane muzehe. Ati nk'igira ikisimbura, reka tujye mu biciro. Reka tujye mu biciro. Ni ikisimbura ni amafaranga. Nta kibazo rwose. Ni amafaranga. Amafaranga rwose turifite. Kandi wibaze inka ijana. Inka ijana amafaranga zigura. Umwana wanjye namwishyuriye ishuri ribanza, yishyuraga 200,000. Yishyura ishuri rya primaire ryigenga, yishyuraga 100,000. Yishyura ishuri rya segonderi ryigenga, nabwo yishyuraga 5,000 kushyiraho n'ibikoresho. Nyishyurira kaminuza yigenga umwana wanjye, afite akazi. Uranywa miliyoni 10. Utazifite amarembo arakinguye, mugende uko mwaje. Murakoze cyane basaza. Murakoze cyane rwose, ariko ko byagenda kose bya mukuru rigomba kubahirizwa, ariko tukanariganiraho. Kuko nanjye mubona umusore wanjye rwose rushinga bigwi, abona ko ari umusore rwose amasoso nk'aya Musinga, umusore ushinguye. Nanjye ariko ntabwo namworoye rwose, ntabwo namworoye, naramureze, kandi nawe mu mashuri nawe yarayize, ko urabona ko ni umusore rwose ushima Imana, umusore rwose wajya ku givi kiva akakimanura akacyusa, umusore rwose ushoboye, ushotse kandi ashoboye imirimo rwose y'ingufu. Rwose ni intwari rwose. Ababyeyi, icyifuzo ubundi cy'umusaza ngo ni itegeko, ariko ni mu cy'inkoni zamba, mu cy'inkoni zamba rwose. Uriya mwari rwose turabibona ni mutema shyushyu, umwari ufite uburanga n'imico myiza rwose. Ndahamya ndashidikanya ko ngiye musize, sinzi icyo nabwira abasaza nasize mu rugo. Bamfata nk'ikigwari rwose, kandi ntabwo ushaka kuba ikigwari rwose imbere y'inteko y'umuryango. Mushaka kujya mu cy'inkoni zamba rwose, ariko umwari mutahane, mutema shyushyu mujyane mu rugo. Ahasigaye rwose tujye Imana n'ababyeyi batubyaye umubyeyi. Icyo nkwijesha cyo, umukobwa wanjye anywa amata, ntihazabura amata ku ruhimbi. Murakoze cyane rwose. Ndagira ngo mbabwire ko icyifuzo cyanyu cyose ni itegeko. Inka iwacu zirakamwa, inka zirahari rwose. Umwari wanyu ni mutemba nshyushyu, aze rwose anywa amata, tubyare, dutunge, dutunganirwe, kandi tubyare n'abandi tuzabite n'abamukamisha. Ariko nubwo ndi kugenda mbyemera, uzahamba miliyoni zingahe? Umwari wanyu ujye mubona rwose ntamupfobeje, ni umwari warezwe neza, umwari ufite uburanga n'imico myiza. Mbwira ni miliyoni zingahe? Ni ukuvuga ngo mbona rwose miliyoni 2 zirahagije umwari nkamutwara. Kubera buriya twanywanye, twaragiranye, abashumba bacu, inka zanjye zanyajyanywe n'izawe, inka zanjye zashokanye n'izawe ku kibumbiro kimwe, umugeni ndamubahaye. Murakoze cyane babyeyi, murakagira Imana. Urakambere ba mwana rwose. Kandi amata azahore ku ruhimbi rwose, n'amafaranga azahora aganje. Nuko bazi mu mujyi no mu cyaro ibyo byose byarahageze, ariko icyo nakubwira cyo, biba ku manywa. Mu gihe ibindi wibuke, nimba ahangaha mucyumva neza, bahengeraga umugoroba ugeze bakamutwara. Urabona nko kuva
nko kuva Induba ujya za Nyabugogo mu bishanga bya Nyabugogo wegera kuri Nyabarongo bagakura umugeni Induba bakamujyana Nyabarongo muri iryo joro. Umusore nawe yagariki yabaga ari tayari ati uyu munsi ninjye. Murakoze cyane. Ese tugendeye ku basangiza b'amagambo babaga bari muri ubwo bukwe muri ino minsi abakera twabagereranya n'abubu gute? Ni nk'ikihe kigereranyo twafata cy'abasangiza b'amagambo ba kera ndetse n'ab'uyu munsi? Murakoze cyane. Abasangiza b'amagambo ba kera ndetse n'ab'uyu munsi ni ukuvuga ngo harimo itandukanye ariko ntabwo ari nini cyane bitewe n'uko iyo ufite amikoro ugerageza gushaka abasaza bafite experience cyangwa se unararibonye bakakuvura ijambo nyine koko uko ryakabaye. Ariko ubu ngubu hari abitaba MC nabo basigaye baza mu kwe rwose bukagenda neza cyane. Urakoze cyane nta guciye mu ijambo nyakugira Imana. Ikigaragara cyo umuco wo uracyahari ntuzanacika mu Rwagasabo. Abakera bari abasaza ariko abantu bahita abirura bazi abantu ba kera bari bazi gufata mu mutwe. Uyu munsi bwo barabihugurirwa bakiga Ikinyarwanda. Uyu munsi hari abasore bazi Ikinyarwanda cyane rwose iyo bavuga utabarira bavuga ati aba ni abasaza. Atukira ndasuhuza MC Semutama nashaka na Utamiza Ndekwe bakora kuri Radio Huye. Bakora kuri Radio Huye bara ni abasore n'abagabo rwose bazi Ikinyarwanda. Ugize ubu kukamutumira ntiwakwifuza ko bwira. Nibyo koko tukiri aho ngaho uvandimwe arakoze cyane. Iki gihe cyo bita ijambo rivuga cyangwa se kuba MC cyangwa se kuvuga kuba umutahira tibikirindira ko uri umusaza ufite imyaka muri za 80 cyangwa se 30 n'ingahe nkuko natangiye mbabwira nanjye ndi umutahira mukuru. Ku myaka yanjye rwose 30 bikora neza cyane rwose. Ni ukuvuga ngo sasa uko bimeze upfa kuba barabihuguriwe cyangwa se waraciye mu itorero uzi neza kuvuga Ikinyarwanda udategwa ijambo rivuga neza cyane rwose bitarengeje ngo nukuri umusaza. Niryo tandukaniro ririmo hagati. No kuvuga ati ninjya no gukora ubukwe sinzirirwa njya kure. Turahari rwose turahari. Urabona abasore b'ibitugu byahetse imitavu udutumiye mu bukwe bwawe hari wakwifuza gutaha. Oya rwose icyo nzi cyo wakwifuza gutaha kuko turi kugenda twumva Ikinyarwanda. Ikinyarwanda kizima, Ikinyarwanda cy'umuco. Tukiraho ndasuhuza umurezi wacu Muyomba Robert nyakugira utango ntago meza muhezagize rwose. Uriya nawe niwe nkesha kuba ndi imbere y'ino screen mvuga icyo ndi kubasha kuvuga ubu ngubu. Ahari rwose nakomeze Imana imufashe kandi akomeze agirirwa ubuntu bwo kugira ubuzima buzira umuze na murumuna wiwe Bunani Janvier. Aho bari rwose Imana ikomeze ibatera iteka. Komeze batera iteka kandi ubumenyi bafite Imana ibafashe kuzabusangiza abandi. Murakoze cyane rero mwakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane rwose. Mwakoze cyane gukurikira kino kiganiro cyacu cyitwa Ukuri Nukwe. Iki kiganiro nakagaruka. Mukore share, like, comment ndetse na subscribe. Murakoze cyane mukomeze kugubwa neza. Tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogene Shop yaje ari igisubizo. Muri Diogene Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose, jibu, hashi, meru, espe n'izindi, umuceri, kawunga, imboga z'amoko yose, amafu y'amoko yose, ibirayi urya ugatemba itoto, ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva. Ngiri ibanga ryo kubaho neza rero. Ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse. Si ibyo gusa kandi muri Diogene Shop tubafitiye ibyo kunywa bitandukanye harimo fanta z'ubwoko bwose, juice zamenyekanye nka Karungi ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe kubera yuko tubafitiye Mitsingi, Knowless, Skol ndetse na Virunga. Akarusho kandi
tubafitiye n'aya mazi meza cyane ya jibu. kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga. Umwihariko kandi ni uko kwa Diogenes Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu. Banyeshuri, bayobozi, babyeyi, banyonzi, bamotari, namwe rubyiruko, muhawe ikaze muri Diogenes Shop. mwadusanga muri santere ya videwo iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza aho abamatari baparika hepfo gato y'umunara. ni amayobera arimo kandi kuko ukihagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose. ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169. ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogenes Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!